bavuga ngo Red Blue ngo Red Blue JD Red Blue JD. Uwitwa Jackson Dushimimana we yari yaratangiye kurya ku mafaranga ya Google kera, amafaranga y'umuzungu yararyaga rwose atuje. Uyu munsi tuvugana ari ku rutonde rw'abanyarwanda bafite abantu basaga miliyoni babakurikira ku rukuta rwa YouTube. Niwe munyarwanda wa mbere wagize abamukurikira basaga 500,000 mu Rwanda hose. Ni nawe munyarwanda wa mbere watangiye YouTube bwa mbere mu Rwanda. Jackson Dushimimana. Ariko nubwo yabigezeho mu mwaka wa 2024 kubera ko yabitangiye kera, niwe munyarwanda wa mbere winjiza amafaranga menshi ku rukuta rwa YouTube. Gusa urugendo rwe rwarimo ingorane nyinshi. Ibi nibyo bigiye kutujyana ku ntangiriro ngo tumenye uko byatangiye. Jackson Dushimimana. Gusa naje kugira amahirwe negera Jackson Dushimimana, mwandikira ku rukuta rwe rwa Instagram, nza kumubaza ibi bibazo bikurikira, umva uko yansubije. Ikibazo cya mbere cyagiraga kiti: ese muri uru rugendo rwo kugira abasaga miliyoni imwe babakurikira b'abanyarwanda guhera ku tariki ya mbere Gicurasi 2015 kugeza ubu, nakahe gahigo mufite kadafitwe n'undi mu YouTuber cyangwa se umunyarwanda wari we wese ukora ibintu bijyanye na YouTube? Igisubizo yampaye nawe kiri buze kugutungura. Wari uzi ko Jackson Dushimimana ari we munyarwanda wa mbere wagize Silver Play Button? Nivuga Silver Play Button wumve kira gihembo bahereza mu YouTuber wagize abasubscribers barenga 100,000. Ikindi aravuga ati nitwe twagize video bifite views nyinshi kurusha abandi bose. Hari ikibazo cya kabiri naje kumubaza kigira kiti: ese mwatubwira bimwe mu bikorwa Red Blue JD nka company yakoraga? Bibaye byiza mwatubwira na YouTube channel zindi mufite zitari Red Blue JD. Ati Red Blue JD ikora architecture. Nivuga architecture wumva ibintu bijyanye n'ubugeni. Hari gukora plot z'ibibanza, hari kuba yakora design y'ikintu cyari cyo cyose, ariko nyine akabikora mu buryo buri artistic cyangwa se biri mu bugeni bwinshi cyane. Red Blue JD nkabivuga bisubiremo. Shaka abantu bakurikira ndasuhuze. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 9 nibwo yabonye izuba. Yavukanye n'undi munyarwanda w'icyamamare mwese muzi, ndavuga Rutambi. Si Rutambi gusa kuko Jackson Dushimimana yavukanye n'abandi bana 4 barimo Rutambi. Gusa Rutambi w'icyazwiho no gukora imyitozo ngororamubiri ku rubuga rwa YouTube. Mulegale yakira abantu benshi murelo ahantu urasheka ari he. Umunsi no twageze mu bantu barenga bageze nko mu bantu 1000. Turi muri iminsi mikuru abantu bari abandi barimo bagaruka muri mugiza ya Kigali. Nkuko nabibabwiye, Red Blue JD iri muri YouTube channel za mbere zinjiza gatubutse mu Rwanda. Nkuko bigaragara ku rubuga rwa Social Blade rugaragaza ko YouTube channel ya Jackson Dushimimana yinjiza asaga miliyoni 273 ku mwaka z'amanyarwanda. Wasura urubuga rwitwa Social Blade nawe ukihera ijisho. Uyu mugabo ntabwo afite YouTube channel imwe gusa, hari n'ibindi bikorwa afite bimwinjiriza amafaranga menshi cyane. Reka mbasubize inyuma aho byose byatangiriye. Ngiye mwumva kundangurura amajwi, nitwa Toros. Aho mugiye kuvoma ubumenyi n'ubuhanga, amateka ndetse n'ibyegeranyo byiza bigezweho. Mwibuke gukanda subscribe kuko ni ubuntu. Umwana w'umuhungu wo muri 95 wavutse Kimisagara yiga Kabusunzu mu mwaka w'amashuri abanza, niho yakuriye igihe kinini cy'ubuzima bwe. Wakwibaza ngo ko tumuzi mu gukora filime documentaire kuri YouTube channel, ubundi yize iki muri segonderi? Uyu musore yakuze afite inzozi zikomeye zo kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari umuhanga cyane mu ishuri, dore ko yaje gupfuta ikizamini cy'amashuri yisumbuye. Nota yose asabwa kugira ngo mbone presidential scholarship. Icyo gihe nduzuza twakoreraga kuri 73 niyo nagize mu mibare na physique nyine. Umwana wishakiraga scholarship yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari yarujuje byose byasabwaga ngo ajye muri Amerika. Presidential scholarship bwari uburyo abana batsindaga bakaba bafite amahirwe akomeye yo kujya muri Amerika bakiga. Yaje guhura n'imbogamizi, yasoje amashuri kandi yaratsinze neza, asanga ya promotion ya scholarship yarahagaritswe. Bikubitana nuko presidential scholarship zari zivuyeho. Banarangije zivuyeho. Nyuma yo kubona ko kujya muri Amerika byanze, yahisemo kwiga kaminuza hano mu Rwanda. Gusa kubera ko yikundiraga physics cyangwa se ubukorikori, muri 2015 yatangiye kwiga architectural design. Yabyigiye muri kaminuza ya Kigali Institute of Science and Technology, KIST mu magambo ahinnye. Aya yari amahirwe akomeye kuri Jackson kuko KIST niyo kaminuza ya mbere ifite laboratoire yuzuye ibikoresho by'ikoranabuhanga kurusha izindi zose mu Rwanda.
ucyumva agaciro k'iyi laboratwari uhita wumva ko umwana wahize afite impano aba afite nanone amahirwe akomeye yo guhindura isi. Laboratwari ya KIST ifite agaciro ka miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Ni inkunga KIST yahawe na Development Bank of Africa. Aha niho Red Blue Jade yatangiye urugendo bwa mbere. Nagiye kwiga mu bintu by'amahugurwa muri IPRS by'abanyakoreya. Niho nakuye knowledge ijyanye n'ibintu bya social media. Nibo banyigishije ko imbuga nkoranyambaga zibyara amafaranga, mwazikoresha gutya mwazikoresha gutya. Muri icyo gihe muri iyo vacances nabikoraga bisanzwe, ariko hari knowledge mfite y'uburyo ibyo bintu bishobora gukoreshwa kugira ngo bibyare amafaranga. Yego, aha yahigiye gukoresha izi mbuga nka YouTube, Twitter na Facebook mu buryo bubyara inyungu. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu 2015 nibwo Jackson Dushimimana yafunguye YouTube channel ye ya mbere ayita Red Blue Jade. Yatangiye gupostinga ibyegeranyo nk'abandi bose, gusa kubera ubuhanga yari afite muri byo kandi yarahuwe, yari afite umwihariko. Gusa kubera ko yari umwana wagiraga amatsiko akaba yikundira ibintu birimo ubumenyi butandukanye, yakundaga gutega amatwi ibiganiro by'abamunana ndetse na ba Ismael Mwanafunzi. We icyo yakoraga nta kindi, yafataga telefone just akabirikodinga yarangiza akabya-uploading. Dore ko ba Ismael Mwanafunzi bari bataramenya agaciro ka YouTube channel ndetse na bamunana, umwana yaragiye abarusha ubwenge, byose arabirikodinga akubita kuri Red Blue Jade. Niyo mpamvu twabihasangaga. Gusa ndahamya nashidikanya ko bari bafitanye imikoranire ya hafi, dore ko ibiganiro hafi ya byose byacishwaga aho ngaho. N'isaha iyo ugiye kureba ku rukuta rwa YouTube usanga ari byo bituma YouTube channel ya Red Blue Jade igira video zisaga 5,400 kuko buri munsi yarapostingaga. Icyo gihe Ismael Mwanafunzi yakoraga ku Isango Star. Jackson Dushimimana waruzwi ku izina rya Kenny. Ndakeka ko nta buhanga bwo kweditinga video Kenny yari afite muri icyo gihe. Gusa hari kandi kantu kaje kuntera amatsiko, kandi nawe koko kagutera amatsiko. Kubera iki video ze zose zari ziri haka kantu uploaded in HD at tunesyoutube.com. Video hafi ya zose afite ziri hiryo jambo, yemwe no muri description ririmo. Naje gukurikirana nsanga we yarafatanye ibyegeranyo byavanywe kuri radio akabihuza n'ifoto akoresheje Tunes YouTube, ubundi tukajya tubirebera kuri YouTube channel Red Blue Jade. Gari nk'uburyo bwo kubibika. Iyi yari turufi ikomeye kubera ko Mwanafunzi bahoraga bafite ibiganiro, ntabwo Jackson Dushimimana yari kubura ibya postinga ku rukuta rwe rwa YouTube. Mu byumva byivugira. Ninjira muri industry ya businesses online, ntabwo nabyinjiyemo nka business, ntabwo nabyinjiyemo cyane nk'ushaka amafaranga cyane. Nabyinjiyemo nk'ushaka kubika ibyo byegeranye. Kumva kandi nkumva store itagira ikibazo ni online. Ariko n'ubundi nayo mfite knowledge yuko bibyara amafaranga. Noneho nkabifata narabirikodingaga ku maradiyo, ukoresheje telefone yawe. Telefone ya. Noneho namara kubirikodinga nkakora publishment. Noneho uri kumva namaze n'igihe kinini burambi publishinga n'amafaranga nkoreramo, kuko ntekereza ko natangiye gukoreramo amafaranga nka 2016 gutyo. Muri 2016 nibwo yatangiye gukorera amafaranga ku rukuta rwa YouTube, atangira kurya ku madolari. Ntabwo yakoze YouTube channel imwe gusa, ahubwo yakoze nyinshi ndetse aza gushinga company yitwa Red Blue Jade. Aho ni muri 2018. Kugira ngo mwumve uburyo ki Red Blue Jade ari company itari YouTube channel gusa, iyo ugiye kuri Instagram usanga akurikirwa n'abantu basaga 500,000 ku rukuta rwa Instagram gusa. Yarambwiye ati dore YouTube channel dufite ni nyinshi, harimo nk'iyitwa Isano ifite abasubscribers barenga 331, akagira n'indi YouTube channel yitwa Wini ifite abasubscribers basaga 563. Oh my god, ibi ni ibintu bitangaje. Gusa muze yambwiye byose ntabwo yaje kumbwira indi YouTube channel yasanzwe afite yitwa Jackson Dushimimana ifite abasubscribers 1,300. Ndabyibuka neza kuko nari mpibereye live. Hari mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki 14 mu kwezi kwa gatandatu nibwo yaserebuye ko yujuje miliyoni y'abafollowers ku rukuta rwa YouTube Red Blue Jade. Ibaza urugendo rw'imyaka 9 kuva 2015 kugera 2024, kumva ko uyu mugabo yakoze ibintu by'indashyikirwa.
dore ko yazamuye impano nyinshi zitandukanye, harimo abayo Yvette Sandrine, Jackson Semahoro, hari n'abandi bantu benshi yahaye akazi ndetse tuma babona ifunguro ku meza yabo. Reka tumushimire. Iyi video twayikoze tugambiriye kureba amateka y'urugendo rwa Red Blue Jade kugera uyu munsi tuyibona, kandi tuyifuriza ishya n'ihirwe ryo kuzatugezaho miliyoni 10 z'abasubscribers mu myaka iri imbere. Toros Films yikore documentaire, nugira n'ibyo ushaka kumbaza uzambwire ngusubize. Murakoze cyane, ndabakunda, nge mwumva ni Toros. Bye bye, era ciao.